Ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Imana iguha umugisha. Ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose kandi ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. None se umutima wawe uguwe neza? Nibyo nkwifuriza ibihe byose. Ndagushimira wowe wahisemo ko tubana kuri urubuga rwa Emerita Ministries, kandi urubuga rwanyu Imana ikomeze kubaha umugisha. Ndagarutse kugira ngo tuganire nanone mu byerekeranye no kwitungira amagara, nk'uko abahanga bavuze ngo turi ibyo turya, kandi bakongera bakavuga ngo tugomba kureka ibyo turya bikaduhindukira imiti, aho kugira ngo imiti izahinduke ibyo kurya byacu. Rero niyo mpamvu nabahitiyemo uyu munsi imboga z'amashu. Ntabwo ari ubwa mbere ngiye kuvuga ku mashu, ahubwo ni ukuvuga ngo ubushize nababwiye amashu. Ni ku cyigisho nimero ya 18 niho navuze iby'amashu, ariko nyavuga muri rusange. Uyu munsi rero ngiye kuvuga muri amwe mu mashu, ndetse mvuge n'itandukaniro ryayo, kugira ngo mu gihe uzaba ugiye gufungura ishu uzamenye icyo ugiye kuririra, niba ugiye kurifungura ariko rihwanye n'ikibazo ufite. Impamvu nakomeje kwita ku by'amashu cyane ni uko abakurikiye kiriya cyigisho nimero ya 18 bose bakakigenderaho bakagikurikiza, cyabagiriye umumaro kandi ubuhamya narabubonye. Ibyo rero nibyo byanteye kuhaje, ndavuga ngo noneho nkwiriye kumenya buri bwoko icyo bugenda bukora, buri bwoko icyo bumaze. Niyo mpamvu nahisemo kugira ngo bashakire buri bwoko, mbese buri bwoko bumaze iki. Hari abantu badashobora kurya ishu y'umutuku batisa nabi, hari abandi batarya amashu bati n'ay'inkwavu, nk'uko nyine mubizi duhora tubivuga. Mbese abantu bagenda bafata amafunguro mu buryo butandukanye, ariko gusa icyo twabonye ni uko mu gihe ushaka kwitungira amagara utagomba kubaza akanwa cyangwa akamenyero. Kubera iki? Kubera ko hari abantu mu buzima bwabo bamenyereye ibintu biryohereye cyane. Iyo atariye ibimeze nk'umuneke ntabwo yishima, iyo atariye ibimeze nk'isukari nabwo ntibimunyura, ndetse n'iyo atabyongeyeho kenshi ntibimunyura. Ariko mu by'ukuri twakagombye kwita cyane ku bifitiye imibiri yacu akamaro. Mbere y'uko dutangira ngo twinjire mu isomo ryacu ry'imboga z'amashu, reka tubanze nk'ibisanzwe dushimira Imana yacu, kubera yuko niyo dukesha guhumeka no kwinyagambura. Uwiteka nyir'ibihe, nyir'ubuntu n'imbabazi, turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagarutse ngo nganire n'abana bawe ku cyigisho cyo kwitungira amagara. Ndakwinginze ngo umbere umuyobozi muri iki kigwa, kandi ku musozo buri muntu wese ugikurikira n'uzagikurikira kizamugirira umumaro, arusheho guhimbaza izina ryawe, kuko mbisabye mu izina rya Yesu. Amen. Iyo dukurikiranye amateka y'amashu tuyabonaho byinshi cyane, ariko bakavuga yuko ahantu yakomotse cyane bigatuma amenyekana ari mu bihugu byo ku nyanja ya Mediterane, ndetse cyane cyane mu Burayi bwo hambere. Abashakashatsi bavuze ko mu myaka nk'ibihumbi 2000 ishize ko abantu batangiye kuzihinga nk'imboga zisanzwe, ariko noneho bakaba bananayifashishaga mu kuvura indwara zimwe na zimwe zitandukanye. Noneho bakerekana ibyo baganga batandukanye nk'uko twagiye tubibona ubushize, cyane cyane abo mu Bugiriki, Abaroma, basanze amashu afasha ku byerekeranye cyane cyane n'igifu ndetse n'amara. Basanga amashu afasha mu gusukura umubiri, ndetse akaba yoroshya n'uburibwe. Abo ngabo icyo gihe nibyo babonye, ariko ubushakashatsi ntago bwahagarariye aho,
ahubwo bwarakomeje, noneho bayafata nk'imboga, ariko noneho imboga z'umuti. Noneho tugiye ku bwoko bw'amashu, reka tuvuge ubwo abantu bakunze gukoresha, babukoresha bitewe n'icyo bashaka kwivura, cyangwa se bakabukoresha bitewe na rosette bashaka gukora. Hakaba hari shu chinois, ikaba ifite vitamine A, ikagira vitamine C, ikagira calcium, kandi ikaba ifasha mu igogora mu buryo bwiza cyane. Hakaba hari iyitwa shu kale, iyi ngiyi ikaba ikomeye, ifite vitamine K nyinshi cyane, ikagira calcium, ikagira fibre, igafasha amagufa, igafasha igifu, ndetse igafasha n'umutima. Izo rero zikoreshwa n'abantu bamwe na bamwe, ntabwo zikunda gukoreshwa n'abantu benshi, zikoreshwa n'abazizi. Ariko noneho muri uyu mwanya tugiye kujya ku mashu abantu benshi bakunda gukoresha kandi azwi n'abantu benshi. Tugiye guhera ku ishu y'umweru, ibiyigize reka tubivuge, ubyandike kandi ubyitwararike. Ujye umenya ngo niba wariye iyi shu y'umweru, umenye ibyo wafashe. Ni ukuvuga ngo ibyo ifite vitamine C, ikagira vitamine K, ikagira fibre, ikagira na calcium nkeya. Ikaba ifasha mu kurinda indwara z'igifu, ndetse no kugufasha niba ukirwaye, ikaba ifasha ku ndwara z'amara. Ikindi ikaba izwiho kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ako kantu ukanote, ubitekereze, wumve ko ifasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Tugiye kureba noneho kuri shu violet, iyo bakunda kwita shu rouge, ishu y'umutuku. Mwumve nayo ibyo ifashaho. Ifite vitamine C nyinshi, ikagira vitamine K, ikagira antioxidant nyinshi cyane, iyo ni ya yindi twita ishu itukura, ikagira fibre. Mwumve rero indwara ifashaho, waba warayirwaye ibasha kukunganira, ikagufasha mu gihe wayikoresheje neza, cyangwa se utarayirwara ikaba yayikumira. Indwara ya mbere ifashaho ni abafite ikibazo cya kanseri. Izwiho kandi kurinda umutima, kandi izwiho mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, kuko izwi ko ari ishu ikize cyane kuri antioxidant. Niyo mpamvu ibasha gukora kuri ibyo bintu bikomeye byose. Ubyiteho cyane. Iyo ni ishu y'umutuku maze kubabwira. Mbigusubiriremo, wumve yuko ifasha kuri kanseri, igafasha ku ndwara z'umutima, kandi yarangiza igafasha no mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri kubera antioxidant ziri muri iyi shu rouge. Ubwo noneho tugiye kuri brocoli. Iyi brocoli abantu benshi barayizi, abandi ntibayikunda kubera badakunda n'amashu. Ariko uyu munsi ntekereza ko ubu abantu basigaye bayakunda, kuko hari abantu benshi basigaye bazi kwita ku mibiri yabo rwose, bamaze gusobanukirwa n'agaciro k'imibiri yabo. Igira vitamine C, ikagira vitamine K nyinshi, ikagira calcium, ikagira fibre, ikagira sulforaphane. Iyi ikaba iba no mu mashu atandukanye nka shu kale, shu frere, shu bruxelles. Aha naho ibonekamo, ariko cyane cyane ikaboneka muri brocoli. Ikindi bakakubwira ko iyo ishu wazitetse, sulforaphane irapfa, ntabwo ikomeza gukomera nk'uko yari iri. Niyo mpamvu bakubwira ngo iyo utetse brocoli ugomba kuzibiza ku buryo zitarenga iminota 3, kugira ngo idapfa. Ibyo washakagamo ngo bifashe umubiri wawe ntibibe bikibonetse, ugomba kutarenza iminota ingahe? 3. Iyi brocoli rero ibirimo bikaba bizwiho mu gufasha ku ndwara y'amagufa, ku ndwara z'igifu, ndetse n'indwara z'amara. Ikaba ifasha ku bagize ikibazo cya kanseri y'amara, na kanseri y'amabere, ndetse na za kanseri zitandukanye. Ariko ikirenze ibyo,
Brokoli ikaba izwiho yuko ari imwe mu zifasha cyane amagufa n'igifu kurusha izindi twabanje. Aho ngaho naho uhatekereze, kandi brokoli ziba ahantu hose. Imana igufashe kandi iguhe kubyitaho. Ubu noneho tugeze kuri chou-fleur. Iyi chou-fleur ikize kuri vitamine C, vitamine B ndetse na fibre. Ikaba izwiho mu gufasha mu igogora, mu kugabanya ibiro ndetse no mu gufasha ubwonko. Murabyumva ko buri shu ifite ibintu byayo ikora kandi bitandukanye n'iby'iyindi. Tugeze rero ku yindi bita chou Bruxelles. Iyi chou Bruxelles abantu ntibayikunda. Impamvu abantu batayikunda, isa nk'igira akantu gasharira cyane, ariko icyo nagira ngo mbabwire, kariya kantu gasharira niko gafite icyo kavuze cyane. Niyo mpamvu ukwiriye kubyitaho uyu munsi. Niba wajya kuzibona ukabona ntibikureba, ni ukuri urazikeneye. Kandi nk'uko nababwiye ubushize uko bateka ibihumyo, vitamine, imyunyu ngugu ntibipfe, twabonye ko ari ibihumyo batetse sote. Izi chou Bruxelles nazo niko baziteka. Zifite vitamine K nyinshi, zikagira vitamine C, zikagira fibre, zikagira na antioxidant nyinshi. Zikaba zizwiho mu gufasha amagufa cyane, gufasha ku ndwara z'umutima ndetse no kurwanya kanseri zimwe na zimwe. Kugira ngo rero uteke izi chou Bruxelles, kubera ko abantu benshi batazikunda kandi zikabamo ikintu gisa nk'ikirura, icyo ugomba gukora ni iki? Zitekwa cyane cyane mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni uko bazifata bakazikata, noneho bamara kuzifata bakazikata, bagafata amavuta makeya bagashyira mu isafuriya, ugashyiramo igitunguru cyawe utabisaraje, kwa kundi igitunguru gishirira cyangwa amavuta ashirira. Noneho warangiza ugashyiramo inyanya, ushobora gushyiramo na poivro wabishatse. Noneho ugahita usukamo za shu zawe, ubwo izo ni izikase, ugashyiramo akariro gake cyane, gake. Ubundi ugapfundikira ukabyihorera, zigahishwa n'umwuka. Ntutume zishya ngo zisaye. Ni ukuri ziraryoha. Ikindi, ushobora kuzifata ukazitogosa mu mazi iminota 3, ubwo ni igihe zidakase. Wamara kuzitogosa ukazikuramo, ukazishyira ku ruhande, ugafata isafuriya yawe ugashyiramo amavuta makeya. Wamara gushyiramo amavuta make, ugashyiramo igitunguru cyawe gito. Wamara kugishyiramo cya gitunguru cyawe gito, ugafata inyanya ugahita uzishyiramo cyangwa sauce tomate. Noneho ugafata za chou Bruxelles ukazishyiramo, ukavanga, ugashyiramo nyine akunyu gake nk'ibisanzwe, ubundi ugapfundikira ku kariro gake cyane, noneho zigahishwa n'umwuka, aho kugira ngo uzihishe cyane. Icyo gihe niho ibyo washakagamo ubibona. Ukabona nyine ibigufasha ku magufa, ukabona ibigufasha kuri za kanseri zitandukanye, ndetse ukabona n'ibigufasha ku mutima. Ikindi, aya mashu yose nababwiye, ntabwo uba ugomba kuyateka ngo ashye cyane. Ugomba kuyateka ntashye rwose, gatoya cyane, kugira ngo utica ibyakagombye kukugirira umumaro. Chou rouge ikorwamo umutobe, chou y'umweru ikorwamo umutobe. Iyo ushaka salade uyoza inyuma nk'ibisanzwe gusa, ubundi ukayikata neza kwa kundi ushaka tumwe dutoya cyane. Noneho warangiza ukayogesha amazi ashyushye, noneho ya mazi ashyushye ukongeramo akadimu, noneho ukazivanamo mu gihe ugiye gukora salade. Iyo amashu atahiye neza ya salade, ndavuga ya salade, ntabwo mu gifu bigenda neza. Ariko iyo wayahwereje neza, wayogeje neza n'amazi ashyushye, hanyuma ukongeramo iyo ndimu, nukura amashu amera neza, kuko uyakuramo ukayashyira mu kayunguruzo akumuka, cyangwa akantu kabugenewe mu gukamura salade. Noneho warangiza ugahita uyafata ukayashyira ahantu, ukongeramo ibindi ushaka kuvangamo. Noneho ya mashu akaba yahiye, wanayarya ntagutere ikibazo mu gifu.
Ni ukuvuga rero ngo nubwo ayo mashu ari meza, niba hari regime wahawe urayikora uyirangize. Tuvuge niba wafashe nka regime ufite ikibazo cy'igifu ugahabwa iminsi 14 cyangwa iminsi 7, mu gihe urangije ugomba guhagarara. Noneho wahagarara ukajya ugenda uyifata nka 2 mu cyumweru. Niba ari umutobe bakubwiye ukajya ugenda uwufata nka 1 mu cyumweru cyangwa 2 mu cyumweru, nk'uko nabibabwiye muri ya video nimero ya 18. Ugomba gufata uwo mutobe mu gihe cyagenwe. Ugomba gukoresha salade y'amashu mu gihe kitari buri munsi, ndetse no kuyarya atetse ntabwo ugomba kuyarya buri munsi. Ikindi, mu gihe udafite iyode ihagije nabwo uba ugomba kuyitondera. Bikaba byiza wongeyemo umunyu ufite iyode, byo nabyo birushaho kuba byiza. Noneho rero nanone abandi bagomba kwitondera amashu, abantu bafite indwara ya tiroyide bakaba batarigeze bayijyana kwa muganga baba bagomba kuyitondera. Abafite igifu cyoroshye cyane nabo baba bagomba kuyitondera. Ariko niba mvuze kuyitondera ntabwo bivuze kuyareka burundu. Oya, ntabwo ari ukuyareka burundu, ahubwo ni ukudakabya kuyarya kubera ko wumvise yuko harimo umuti, ukayarya kuri gahunda ukayasimburanya. Kugira ngo bigende neza cyane ugomba kunyuranya ubu bwoko bw'amashu ko bufite umumaro ugiye utandukanye. Ikindi, ntukibande kuyarya ari mabisi gusa, ahubwo jya uyavanga unayatetse. Uteke ari mabisi, ari umutobe, gutyo ugende ubivangavanga mu buryo butandukanye. Kubivangavanga mvuga ntabwo ari uko uteka ishu y'umweru n'icyatsi, ahubwo nuko uyu munsi uri bufate ishu y'umutuku, ejo bundi uzafate brokoli, gutyo kugenda ubinyuranya, nibwo birushaho kukugirira umumaro. Maze gusoma kuri ibi bintu by'amashu, mbonye ibyiza byabyo nk'uko nari nabibabwiye kuri nimero ya 18, nahisemo kugira ngo noneho mbabwire akamaro ka buri bwoko. Ariko ni ukuri amashu nasanze ari icyo kurya Imana yaduhaye, nabonye ari impano Imana yatwihereye. None se nawe imboga nk'amashu zifasha ku gifu, zigafasha kumara, zigafasha mu ndwara z'amagufa, zigafasha mu ndwara y'umutima. Tukabona ko kandi ibirimo bifasha mu kurwanya kanseri. Tukaba twabonye yuko iyo uyafunguye ibirimo bigufasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe. Kandi bikaba bigaragara ko iyo uyariye neza wayitayeho mu gihe ari mabisi ku isuku, ndetse n'igihe wayatetse neza ku rugero atahiye cyane, ndetse mu gihe wagiye uyasimburanya uhinduranya ubwoko, tukabona ko bikugirira akamaro mu buryo butangaje. Ubwo se koko ntabwo ari impano Imana yatwihereye? Ni ukuri ushobora kuba utayahaga agaciro. Hari umubyeyi wambwiye ati najyaga ndeba ishu ati nkabona ntakwiriye kuyigura, ati uretse no kuyigurira ubwanjye, ati nabonaga no mu rugo rwanjye idakwiriye kuhagera. Noneho akavuga ati ubu ngubu narayiyobotse kandi yamfashije ibintu imiti yose yari yarananiwe. Ubwo se murumva atari impano y'Imana yatwihereye? Ubwo rero ni ukuvuga ngo niba ufite ikibazo cya tiroyide ugomba kuyateka, ukirinda cyane kuyarya ari mabisi kugira ngo atabangamira tiroyide mu gukora neza. Ariko kuyateka twavuze, mwabyumvise ko atari ukuyateka kwa kundi uyahisha cyane. Imana rero idufashe, iduhe rwose kwita ku mubiri yaduhaye. Nongere nkwibutse nti mu by'ukuri abantu bafata amafaranga yabo bakajya kugura ibyo kurya bitabafitiye umumaro. Ibaze ko ufata amafaranga yawe ukagenda ukagura itabi, kandi itabi rishobora kukwica, ugatanga amafaranga arenze 500. Mbese ishu igura ngahe?
Ndabizi neza yuko abantu bafite ibibazo byinshi cyane bitandukanye, ibibazo by'inzara, ibibazo by'uburwayi, ibibazo by'intambara, ibibazo bituma n'icyo utetse utakiriye kubera impagarara ziriho muri iyi minsi y'imperuka, ibibazo byo mu ngo, aho umara guteka umugabo yakubwira nabi ukumva n'ibyo wagombaga gufasha amagara yawe birarangiye, aho umara guteka witeguye ko mugiye ku meza, umwana wawe wabyaye ukunda akagutera ibibazo na rya funguro rikamanuka nabi. Ariko nimuhumure, kuko umwanzi Satani ateza izo ngorane, kuko azi ko ngo muri izo ntambara zose ariho ducogorera tukagabanura kwiringira Imana. Ntukwiriye kugabanura rero kwiringira Imana, ahubwo komera kandi ushikame, wibuke yuko Imana igukunda ko byamera kose. Naho waba urembejwe n'umubiri n'ibyo bibazo byose maze kuvuga haruguru, haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe gishobora kongera kigashibuka. Haleluya! Gishobora kongera kigashibuka. Ikindi nagira ngo nkubwire, wibuke ya magambo meza njya nkubwira aboneka mu mubwiriza mu gice cya 7 umurongo wa 11 n'uwa 12, ahavuga ngo ubwenge buhanije ubwiza n'ibyo umuntu arazwe. Ibaze ko ubwenge buhanije ubwiza n'umurage. Mbese murabyumva? Ngo ndetse burushaho kubonerera abakiriho, abakibasha kureba izuba, ababasha gutega amatwi bakumva, bakamenya icyo bakwiye gukora mu gihe nk'iki. Umurongo wa 12 ukavuga ngo kuko ubwenge ari ubwugamo, nk'uko ifeza ari ubwugamo, ngo ariko umumaro wabwo ngo nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Niyo mpamvu aka kanya nkwifuriza guca bugufi, ukajya usenga Imana, ukayibwira uti Imana, pe importe y'ibyo nyuramo byose, ariko ndakwiringiye. Uko byagenda kose ndakwiringiye. Uri Imana, uri data wa twese, uri isoko y'agakiza. Uti nzi neza ko ushobora kunkiza ubu burwayi, ukabwira Imana uti nzi ko ushobora kunkiza ubu burwayi. Nurangiza uvuga uti kandi nubwo napfa, umpe kwihana kugira ngo nzasinzirire muri wowe, kugira ngo ne kuzabura umunezero wo mwisimbure n'uwo mu ijuru, ahubwo muri cya gitondo nzakubone. Ndakwifuriza kwiringira Imana, kandi ukita ku kibitsanya Imana yaguhaye, kandi ukita ku nama ugirwa zikurarikira kwita kuri iki kibitsanyo mu gihe ubishoboye, kuko ntayobewe yuko hari n'abandi batabishoboye. Imana igufashe, iguha imyumvire myiza. Nizeye yuko ugiye gushyira mu bikorwa ibyizi mboga zoroheje cyane rwose, kandi zikazagufasha mu burwayi bwawe. Ndakwinginze ubigiremo umwete, kandi uzaba ushima Imana. Ushima Imana waboneye mu byaremwe, ushima Imana wabonye igukoraho ku mubiri inyuze mu byaremwe, ushima Imana yagukoreye ibitangaza mu buryo utatekerezaga. Ndagusabira gukomeza kwiringira Imana, kandi ukomeze kugira ubwenge buguhindukira ubwugamo, kugira ngo kuri wa munsi uzabone Imana yawe. Nibyo nkwifuriza mu izina rya Yesu, amen. Ndagushimiye nyakubahwa Imana, ndagushimiye mutangabugingo data wa twese utuyahera hategerwa n'inkozi z'ibibi ko wabanye nanjye. Ndaguhamagaye ngo wumve gusenga kwanjye. Iki kigwa tumaze kwiga, ndakwinginze ngo kigire uwo gifasha, kandi ndakwinginze ngo usanga abarwayi, abarembejwe n'umubiri batabare, abagutabaza amanywa n'ijoro bafashe, abafite ikibazo cy'indwara y'umwuka n'iy'umubiri batabare. Reka Mana iri sengesho riherekeze, kandi ubasange buri muntu wese umufasha uko akwambaje. Nuko icyatuma dukorwa n'isoni kidutsindire, ariko cyaguhesha icyubahiro mubyeyi mwiza wita ku nshingano z'ikiduhera umuntu mu izina rya Yesu, amen. Imana ikomeze kubaha umugisha naho ubutaha.